naho reka nguterete ntabyagahato utadukana ngo kavuna umuheto utaba umuheta nkakwita muheto urabizi yagonze ibiti ndi talented mu gutereta n'uwemera nkagutereta uko ndeba nzanaguteretera leta twiturire kuri airport haca Putin yambaye rutine waretse nkagutereta shamo bebe. Turabakiriye banyarwandakazi aho mudukurikiye hagiye hatandukanye mu bice biri hirya no hino tubahaye ikaze kuri kagacano kanyu kagira cano munyarwanda dukomeza kubashimira uburyo mudukunda mutwereka urukundo biradushimisha abantu bajya badupostingira badusharingira ewani ku mutima turabakunda cyane turi kumwe na Benita wanyu turi kumwe n'umusore mwiza wihogoza wihogoje amahanga Dame ikibasumba mazi yateke siko muri kunyita iby'abakobwa nose siri ubakwire imitoma hari imitoma y'igikobwa n'igihungu ibaho uradukwira sha byo wigira byose uraje umbwire ngo ndi na kanyana kavaze Okay, agiye kubasuhuza turakwakira no kuri African Continent. Murakoze cyane ni boyfriend Patrick. Ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunganiga impangu mpangara murinzi impinga sinjya mpunga muhage nubwo butawari nkatoye ninjye muhungu mwiza mwese mwisumwe nta bimwira nta numwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu n'umwari wa wamimwe kwitama ndi igitipe cy'imiterere abatoto bari gufatiraho dore bituza ni nk'ubusitani gusa disi na satana aho batetseho nkatira yo sinahakatira kuko nitaye mu mba ndi butamire ndi umuhungu wa rugaba ugaba kandi akagabira nta umugabira uganza atiyambaje ingabo akaba umugabo nyamugabo we bigango bitagira ingano umuhungu w'iburera iwabo w'ibirayi biraha n'ibirara babiri biburaya barira baririmba bibarutsa abahungu bahanga muramuhanga mu buhanga kandi muhanga bavukana tatu y'ubuhanga hatandukanye na Gasabo rero Gasabo bisasira amasake bakisigura amasosi asa neza nta n'agasambu basoromamo ibisosi niyo bita kugukurira inkweto cyane rwose ndumva nguhaye buri kintu ndakwihaye ubwo bakuyarukurikizaho iki kizira gutwara nzuhawe niyo umuntu adafitiye abutwara ndamushima ndamukugeza nawe ariko ndamukugeza ndamubageza ndayakira ndayishima nzayigo ndayikugeza ungize inka nyimugire nyakire bitwageze giri yambwira ngo kamvuga ngo ndayakiriye gira inka ndayikugeza yanjye ungize inka mwe yawe ndayitwariye so ni kuri kw'Imana nyine twaragukunze nakubonye ndakwishimira ni bwa mbere ngiye mu ko mukunda byandenze sinzi ukuntu nabikubwira ariko uri umuhungu mwiza wanyuze umutima wanjye wanyereka umubyeyi wakubyaye n'amabere yakwamuye namutura inka nkamutura inyana nkamutura ihene nkamutura inkwavu turi wabo izi ni injuga gusa nagera ku nzikuru ufite amagambo asize umunyu aryoheye umutima ndagerageza nyine ayo magambo akoze ku ndiba y'umutima wanjye imbarutso irazamuka ngaho basintereta nanjye turakwihaye wowe dusoba twijyanye muri mutoma twajya tubyukiraho tukabirwa rukahita ngo mama yake na mama abana baramufashe abura uwafata bose arabafata bajyane bose mama one kuri one kugira ngo hatagira ugira ishari mu karugano twe turazamusangira nta kibazo ni Kigali wishe hano muri Kigali wishe twavuze ngo avuye twe hano ni Kigali wishe ukuntu mva biba bikaze twe turagusharinga cyangwa ufite isoni oya sha ndi talented mu gutereta ndusha abatereta gutereta bo batereta bimwe by'amafuti batereta nk'abari fighting bifatira amafoto mu gitanda nje ngutereta nko treatment reka nguterete mwiteteta utangira utetobe nk'abato utetutuzu nyite pati bakwiteteta umwe wa pati kwita na pati urumva ni nka pata reka nguteretesha
umuheto nawe reka nguterete nta by'agahato utatukana ngo kavuna umuheto utaba umuheta nakwita muheto urabizi yagonze ibiti ndi talented mu gutereta nureka nkagutereta nzanaguteretera leta twiturire kuri airport haca Putini yambaye butini waretse nkagutereta ndabyemeye nyemera nawe ubyemere nk'uko nanjye byemeye ubundi twiteretaniye aho urukundo rwacu ruciye bahashishikira umuriro bari kuruvuma ese urwo rukundo baba bari kuruvuma okay ngo komeza uterete umutomo urakira ushizemo umuriro urashize tero wawe reka nguterete mama muhungu mwiza kibasumba cyasumbye amahanga kigasumba abakobwa bose kigasumba abahungu bose uri umuhungu uri hogoza uri itoto uri nyamibwa ni wowe rudasumbwa mu bahungu bose nzakwitura nufitiye amabanga menshi y'ubuzima nzakubanira uzambangira inkatamwa ndi umuzigo ariko ushamara guserereza uzambangira inga cyangwa uzamvunira n'umuheto mukanyaraje avuge ngo nzakuvunira n'umuheto ukuri ntabwo ari ukuguserereza igihe nyine utera umuntu imitoma bikakureba ukavuga ibitateguwe kandi ushide kumubwira ngo mayi gerenade mpera umbere gerenade kwa kunurikije twafurikana nta kibazo none se reka nkubaze wenda tuvuye mu byo guteretana watubwiye ngo uturuka iburera niki kidasanzwe wavuga umuntu akubajije ngo mu myaka umaze kuri izi iki kintu ni nk'iyo experience nyine idasanzwe washaringa mbo muri ikintu n'abasharinga nuko nta mikino buri wese ari ukwimenya niko mbibona bebe wararakara avuze ngo nta mikino nzimenya oya ntabwo wakwitega umuntu ngo azakumenyera buri kintu ahubwo nyine uragerageza uko ushoboye ukimenya haza n'undi ugira icyo akumenyera bikaba ari byiza kurusha ariko wimenya atagize gutega amaboko yego murakoze cyane se wakuze wumva uzaba umukomedi abantu benshi bakuze muri Jen's Comedy zari inzozi zawe cyangwa byaje kuri ya Paratsida mbo hariya ndatekereza nashidikanyaho itiziwe ya buri wese yakwifuza gukandagira kuri iyo stage yes so ubwo rero nimba ari ahantu buri muntu wese cyane cyane urubyiruko yifuza kugera kuri iriya stage ubwo urumva birisobanuye ninde ushimira mu buzima bwawe umuntu ushimira nagakiriho much respect nubwo batagera ariko turabubaha turabashimiye natwe ubwacu batubyariye iki kinyana kinyamibwa cy'inyange ko mu ndijije rirehogoza nukarire turi kumwe no riranzagoza ikigaragara nuko abo bantu bakoze ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe nta nubwo wenda twari dufite gahunda yo kukuriza ariko njye nkurikije nyine uburyo achievement zawe umunsi wa mbere nkubona kuri stage muri Jen's yariyo nshuro ya mbere nje muri Jen's narakunezerewe naragukunze amarira aragwa Benito twe twicaranye arambwira ati we bite bigenze bite numva nyine ngize inzozi zo kuzakubona pe ni gake cyane njye nshamaduka ngo ngira ariko munsi numvisha nshaka kuzakubaza icyo kibazo mvuze ninde muntu ushimira mu buzima bwawe ko nakubonye n'impano kubonamo nyine umuntu udasanzwe amahanga azigiraho abana benshi bazafatiraho icyitegererezo nyine niyo mpamvu nawe mubashije ngo ninde muntu ushimira mu buzima bwawe ubu nanjye urora umudo wanjye ku kijyanye n'umutoma mba ndi kukwigiraho nanjye nshaka kuba umukobwa utomora ni nyirihe sezerano wahereza uwo muntu nubwo batakiriho ariko ndabizi roho zabo ziri kukumva ni nk'iki wamusezeranya nzakora cyane byange ariko nakuze mu bijyanga se bite ko bizemera ku buryo ntacyo uzigera unshinja mubyeyi babyeyi bakomeza rukira amahoro turabanezerewe kandi n'ubundi wabigezeho n'ibindi bizabigira inshallah ntacyo reka tubashimire natwe ko mwabyaye nyine intwari mukabyara umuhungu w'umunyamurava wenda twebwe kuri African continent ntabwo nyine tumuzi cyane ariko ibyo tumaze kumubonaho ni ibintu bikomeye afite umutima wagutse ibaze nyine namwe uko mutuzi uko mutubona kuri no platform yacu akemera kwicara hano kugira ngo adusapotinge
ni ibintu birenze kubera ko nyine ntabwo buri wese twasaba ino supporting ayiduhe pe aba ari ubwitange nyine budasanzwe. njyewe wenda tugana ku musozo ikintu navuga nk'amagambo nakubwira nifurije success mu buzima bwawe nifurije kuzagera kure cyane hashoboka uburyo uzasiga ibintu uzataha ushaje ukuze ufite amateka meza kuri iyi si kandi ntuzigere ucika intege baguca intege wahura n'ibintu by'ibisitaza mu buzima bwawe nyine uzajya wibuka za ntwari zawe aho kutubwira nange mukomeze umusapotinge naba ari buze muri Gen Z yabaye host mujyeyo tumufane tumwereke urukundo tumushyigikire social media ziwe mube hafi natubwira ahubwo natubwire social media ziwe abantu mwese mukurikiye kino kiganiro mujyeho kuri TikTok ahantu hose tubwire. TikTok ni account ebyiri zose imwe ni boyfriend indi ni boyfriend Patrick. YouTube ni boyfriend TV Rwanda. IG ni boyfriend Patrick. Nasuza mvuga rero abakunzi ba African Continent 54 umubumbe wa Afrika umugabane umugabane icyo nababwira abantu bakunda African Continent muramutse murwaye twabarwaza wabarwanya twamurwinga twanamugwira ari no murwuri icyo munywa cyose mukwiye cyose undi niwe wanyu nk'ikisha nk'iki cyo wabo mwongeye wakira urasenza muri mbere udijije uruzi ariko imwara mu rukundo imboshye zamwishe nyine iragira urukundo rwinshi nuko nanjye ndugira ariko randenzeho wayita marira sala kamerira nganya mwumva ngo ni boyfriends kuvuyemo cyane boyfriend wanje nshuti yanjye cyane uwacu twese nyine cyakoze twamusuke dusangira byose ni boyfriend wacu ubuka kandi nyine turi mu rukundo nawe turabashimiye abantu mwatangiranye natwe mukareba kino kiganiro ndabinginze mu dusapotinge mu sharing no video mu dupostingire nta kintu bitwaye ntabwo biteye isoni kandi mujye kuri platform ziwe mumwereke urukundo njyewe umunsi nzamubona kuri Gen Z kuri afishi niba nta tike mfite nzajya nguza tugende tumufane tumwereke urukundo kandi turafite ibyiza byinshi tereka twakira mbere nitagira ikintu atubwira dusoze mvuga iki ndeka iki cyo nababwira nuko nishimiye kubana n'iki cyamamare nuko nabikunze kandi namwe ndabishimiye ndabakunda ibihe byose mukomeze musapotinge boyfriend wacu Patrick mube hafi like comment yanyu ni ingenzi mukore share subscribe kuri social media zose natwe mukomeze mutwereke urukundo nk'ibisanzwe murushaho kudukundwa akazi abakundwa beza turabashimiye kandi turabakunda bye